utuntu twibutse ntuvuge ko mushumba yaje shikoti binimo lewe ela itutuje Kigali papa nashinge nta rugero izatutabare tunyuze mu marembo y'abarupi yari yarabitubwiye soka nonaha soka urinde daimon ukagenda urinde daimon ninde wakohereje uramuvamo kurabo bakuje twavuze ngo amena mu izina rya Yesu dusenge amen wibinga bisapa shuru ryohereza marayika akira marayika mu kugenda imbere akira marayika ugendana nawe akira marayika kurinda mu rugendo rwa akira marayika kwinjiza mu mugisha akira marayika gusingiriza ibyawe akira marayika guha amahoro wari warabuze akira marayika kore kuri ubwo burwayi akira marayika guhombore akira marayika mu izina rya Yesu akira marayika mu izina rya Yesu akira marayika mu izina rya Yesu wa mubyeyi umwakire wa mugabo Hallelujah. Ya. Hallelujah. Mwanyikirije. Hallelujah. Ela kota ya bone siredra. Hallelujah. Urakoze mwana. Urakoze nyiri cyubahiro. Urakoze Adonai. Urakoze Elohim. Urakoze Shama. Hallelujah. Ariko hari cyo dupfa namwe nimutwikirize. Hallelujah. Twongere hallelujah. Muzamuri ibiganza byanyu duhe Imana icyubahiro ni icy'Imana abantu babyemera batabyemera icyubahiro ni icy'Imana iturinze mu izina rya Yesu Kristo yongera uzamura ikiganza shawa cyandafashijwe n'ukuri kw'Imana ni Imana yihagije ni Imana yimura imisozi itabimenye ni Imana yica imigambi yicakura ni Imana ititaho umuntu avuka ni Imana itareba uburanga iyo yagambiriye gutabara umuntu iramutabara babyemera batabyemera bamurwanya isi n'abayikorera ngo n'umugabo nanjye ndamwemera gira neza n'umugabo nanjye ndamwemera abantu bamwemera twongere dutanguranwe dutere haleluya turamwemera no yaduhaye abagore we yaduhaye abana sha yaraturinze papa abantu yaduhaye ibiryo ntu haratutunze Kigali n'amashuri sha ntabwo badumera ndikwibuka utuntu twibutse ntuvuge ko mushumba yaje shikoti binimo lewe ela itutuje Kigali papa nashinge nta rugero
izadutabare tunyuze mu marembo y'abarupi, izadutabare tunyuze mu marembo itere mu mugongo yari yarabitubwiye. Ariko abantu babyibutse bateye haleluya. Twebwe tugiriye neza ubyemera ubyange. We bwira umuntu mwegeranye umubwire ngo rundebere mu muruho nicaranye n'umugisha, ntibakurebere mu muruho, ntibakurebe ukuri Imana yavuganye na. Ariko no uzagenda ubisimbuka, bazajya bagucukurira imva, Imana nayizizi. Yeremiya ijuru riraterana. Narindi mu mvuga ngo rirateranye ku bwawe, rirateranye ku bana bawe, rirateranye ku mutware yaguhaye, rirateranye muri business yawe kubakurwanyaga. Njyanama rirateranye, mwabashumba mwe rirateranye, n'uyu mugoroba rirateranye. Haleluya. Twongere haleluya, twongere haleluya. Bibiri ivuga iki? Kanzamuke hano. Bibiri ivuga iki? Bibiri avuga ngo umwanya Yeremiya arapfukama aratabaza, arimo aratabaza Imana ihita imanuka. None aha igiye kumanukira muri iri teraniro. Abari baboshywe bagiye kubahoka, abari baboshywe bagiye kubahoka, hari abarwayi bagiye gukira, abumvaga byabacanze Imana igiye kubicangura. Zamura ikiganza wakire neza y'Imana, zamura ikiganza wakire kugirirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki giterane wakiriremo umugisha, muri iki giterane amateka hinduke. Ababyizeye bazamuye cyane haleluya. Yeremiya ngo agitabaza, ijuru riratabara ryohereza marayika. Araza aramubwira ngo marayika ikoze abakoze ntago watabara, nabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Uyereye nonaha Imana igutabare, uyereye nonaha agakiza gataha iwawe, uyereye nonaha amateka yinduke, uyereye nonaha Imana itanga amahoro, uyereye nonaha iki gihugu kimenye ko twasenze mu izina rya Yesu. Zaburi 125 yavuze ngo abantu biringiye Uwiteka ngabo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhamye iteka ryose. Babiri havuze ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agosa abantu be. Uyereye none ukageza iteka ryose, akira kugotwa n'Imana, akira uburinzi bw'Imana, akira gutabarwa. Ariko Mana we, abantu babyumvishe bazamuye icyubahiro cy'Imana, wagihaye Imana ko ari icyayo mu izina rya Yesu. Dawidi avuga aya magambo yari ari mu iteraniro. Harimo abantu bizeye amafaranga, harimo abiringiye imiryango, harimo abiringiye aho bashatse, harimo abiringiye. Dawidi ngo abarebye abona siko bimeze, arababwira ngo abiringiye Uwiteka ngo abo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Munyumve tsoreze kuraka. Dakurikiranya amateka haleluya yaba abantu Dawidi yavuganaga nabo. Harimo abana babiri b'abakobwa ba bene Kora, baravuga ngo mwene abo bantu biringiye Uwiteka ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, kandi imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Ndahishuriwe mube maso muri iki gikombe cya Baka, tuhasiga umugisha, tuhasiga amahoro mu izina rya Yesu. Amina. Haleluya. Narimbe vuza gato. Haleluya.
nimunyumve ndagira ngo nkubwire ngo icyo kigeragezo ubona uhumure ku murizo wacyo hahambiriyeho igisubizo. ntabwo aba bantu banyumvishije ku murizo w'icyo kigeragezo, ku murizo wacyo hahambiriyeho igisubizo. abantu babyemera batabyemera baragufataho ijambo uko bashaka, baramanika amatangazo kuri nkorabusa, ariko ku murizo wacyo hahambiriyeho igisubizo. muhobera umubwire ngo humura hahambiriyeho igisubizo. muhobera umubwire ngo humura hahambiriyeho igisubizo. nubwo ubona bikomeye, ariko muri icyo kigeragezo, muri ubwo butayu urimo, hahambiriyeho igisubizo. duseke bari muri iki gikombe cya Baka, Bibiliya iravanga abanzi babo babaca imbere, babategamo intumbi z'imbeba. Haleluya! kandi cyari kizira ku bwoko bw'Imana bwarenga intumbi iyo ari yo yose, ariko ngo abanzi babo babategamo intumbi z'imbeba. bageze muri icyo gikombe banyura inzira y'ubusamo, barapfukama barasenga. barimo basenga hejuru ya cya gikombe cya Baka, Imana ihazana igicu kitari gihari. uhereye none ahangaha akira igicu cy'ubutabazi. uhereye none ahangaha akira guhindurirwa mu izina ryayo. babonye iki gicu ntibacitse intege, barakomeje barasenga. uko barimo basenga, Bibiliya iravuga ngo Imana ihita itobora amasoko. amasoko pa iya masoko. aya masoko agitoboka, bya bicu nabyo bibyara imvura. amazi ya mvura n'amazi y'amasoko biragenda bihurira muri cya gikombe cya Baka, bikoyora za ntumbi z'imbeba, zikoyora za ntumbi z'imbeba. uhereye none ahangaha Imana itoboye amasoko, kandi akamaro k'aya masoko agiye gukoyora intumbi z'imbeba zatumaga abakiriya batinjira. agiye gukoyora intumbi z'imbeba zatuma gutubaka nk'abandi. agiye gukoyora intumbi z'imbeba zatuma gutagira amahoro. ababyakiriye bateye cyane. haleluya! mu izina rya Yesu tuvuge ngo amen. tuvuge ngo amen. twongere tuvuge ngo amen. twongere tuvuge ngo amen. twongere tuvuge ngo amen. n'ubundi igiye kwakira umushumba azadufashe mu gusenga. tubwire Imana ngo Mana, dutoborera amasoko muri iki gikombe cya Baka. dutoborera amasoko muri iki gikombe cya Baka. kandi arimo arasenga, unyemerere wowe ufite uburwayi, unyemerere wowe byacanze, unyemerere wowe uri kurira, unyemerere wowe amahembe azengereje, utere urutambwe wigira imbere hano dusengana Imana. ndasubiramo, unyemerere wowe byacanze, unyemerere wowe uzengerejwe n'uburwayi, unyemerere wowe amahembe agenderera uko bukeye n'uko bwije, utambuka uzi imbere hano dusengana Imana mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza. haleluya! Imana iguhe umugisha. undi ushaka ko tumusengera, tambuka 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 uze dusengana Imana. mwemerere Imana izikore. mwemerere Imana. haleluya! jana na gahunda yo kwicara hano ubu birahindutse. mwemerere Imana, mwemerere Imana, mwemerere Imana izikora imirimo n'ibitangaza. mwemerere Imana izikorere hagati muri mwebwe. wowe urwaye wazengerejwe n'uburwayi, wowe amahembe yabujije amahoro utabasha kuryama, wowe byacanze, tambuka wigira imbere y'Imana tugufashe gusenga. wowe ukeneye ko Imana yaguha agakiza, tambuka tera urutambwe rwawe uze dusengana Imana. Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. kanemerere bano bashumba tuzenguruke bano bantu, muze dusenge mu izina rya Yesu. muhumirize ku maso yanyu dusenge, twemerere imbaraga z'Imana. Mana y'imbaraga nyinshi,
Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Imana rubasha ishobora byose nta na kimwe kijya kikunanira. Uyere none hadategeka izimbaraga. Uyere none hadategeka izimbaraga. Uramusohokamo daimoni, uramusohokamo daimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka, ndategeka, ndategeka. Ndamagara umuriro w'Imana, ndamagara umuriro w'Imana, ndamagara umuriro w'Imana, ndamagara umuriro w'Imana, ndamagara gukora kw'Imana. Baba mu izina rya Yesu Kristo. Izina rifite ubutware, izina rifite ubushobozi, izina twaboneyemo gukira, izina twaboneyemo ubutabazi. None urasha daimoni, none urasha daimoni. Ndagufatisha amaraso ya Yesu, ndagufatisha imbaraga z'Imana. Baba urasha daimoni, urasha daimoni, urasha daimoni, urasha daimoni, urasha daimoni. Urahiye nonaha, uragenda, uragenda. Tugitugenda, 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 tugitugenda. Zamukamo, zamukamo, zamukamo nonaha, zamukamo nonaha. Ndagutegeka wambaragaho, ndagutegeka wambaragaho, ndagutegeka wambaragaho, ndagutegeka wambaragaho, ndagutegeka wambaragaho. Urasha nonaha, urasha nonaha, urasha nonaha, urasha nonaha, urasha nonaha, urasha nonaha. Ndagutwika, ndagutwika. Ndategetse, ndategeka, 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 ndategeka nonaha. Urasha, urasha. Ndagutwika, ndagutwika, ndagutwika. Daimoni urafashwe, daimoni ndakureba. Urimo urasohoka, urimo uragenda, urimo uragenda. Rekurinda, rekurinda nonaha, rekurinda nonaha, rekurinda nonaha. Tugitugenda, tugitugenda. Umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro, umva imbaraga z'Imana, umva imbaraga z'Imana. Urarekurinda, urarekurinda. Ibyo bamuroze, ibyo bohereje, ca mu kanwa ugenda. Tugitugenda, 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 tugitugenda. Vamurinda, 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 vamurinda. Ndagutegeka, ndagutegeka. Zamukamo, 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 zamukamo. Ndagutegeka. Rekurinda, rekurinda, rekurinda. None harekura, none harekura, none harekura. Ca mu kanwa ugenda, ca mu kanwa ugenda, ca mu kanwa ugenda, ca mu kanwa ugenda. Urasha nonaha, urasha nonaha. Ndagufata daimoni, ndagufashe daimoni, ndagufashe daimoni. Tugitugenda, tugitugenda. Soka, soka, soka. Soka tugitugenda. Vamurinda, vamurinda. Borogugende, borogugende. Vamurinda, vamurinda daimoni, vamurinda daimoni. Zamukamo nonaha, zamukamo nonaha. Umva umuriro w'Imana, umva umuriro w'Imana, umva umuriro w'Imana. Sha soka, soka nonaha, soka nonaha. Ndagutegeka, ndagutegeka. Ufite amatwi urumva, daimoni ufite amaso urareba. Nonaha ndagutegetse, nonaha ndagutegetse. Uyu ni umwana w'Imana, uyu ntago azapfa, uyu azarama, uyu ntago ari ubuturo bwawe. Soka nonaha, soka nonaha, soka. Urashye, urashye, urashye. Urinde daimoni, urinde daimoni, urinde daimoni ukagenda, urinde daimoni ukagenda, urinde daimoni ukagenda, urinde daimoni. Ninde wakohereje? Uramuvamo, 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 uramuvamo. Borogugenda, tugitugenda, tugitugenda, tugitugenda. Uyu ni umwana w'Imana. Umva umuriro w'Imana, umva umuriro w'Imana, umva umuriro w'Imana, umva umuriro w'Imana. Turamuvanaho mwamushize, turamuvanaho mwamushize. Uyereye nonaha, turategetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Subira kuzimu daimoni, subira kuzimu daimoni, subira kuzimu daimoni, subira kuzimu daimoni. Zamuka muri we nonaha, 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 zamuka muri we nonaha. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana y'imbaraga, Imana, Imana ikomeye cyane, Imana mutabazi, Imana byiringiro, Imana amahoro. Uyu ari imbere yawe nawe ndamusengera. Amaraso ya Yesu Kristo namugote, imbaraga z'Imana zimubeho. Pep kwa jina la Yesu, pep kwa jina la Yesu. Sha nonaha, sha nonaha, sha nonaha. Umva umuriro w'Imana, umva umuriro w'Imana. Ndagutegeka nonaha, ndagutegeka nonaha, ndagutegeka nonaha. Daimoni sha, daimoni sha, daimoni. Ego dekura, dekura, dekura uyu mutima, dekura uyu mutima, dekura uyu mutima, dekura uyu mutima. Ndakureba daimoni. Urahiye nonaha, urahiye nonaha, urahiye nonaha, urahiye nonaha, urahiye nonaha. Rekura, 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 rekura. Sha nonaha, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Zina kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndafata imbaraga z'amahembe, ndafata imbaraga z'abakonikoni, ndafata imbaraga z'abacwezi, ndafata imbaraga z'abarata. Nona
sha mu izina rya Yesu ndasenze mu izina rya Yesu ndasengera aba bana bagirire neza, aba bana bagendere, aba bana mwamu bagote, aba bana mwamu baha umugisha mu izina rya Yesu. Burinzi bwawe bubabeho none aha ndategeka imbaraga yari yo yose itavuga izina ry'Imana. Ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara kwa jina soka daimoni, soka daimoni, ndakureba daimoni, ndakureba urahiye, daimoni ndakureba urahiye, daimoni ndakureba urahiye, urashya mu izina rya Yesu, urashya mu izina rya Yesu, urashya mu izina rya Yesu. Murekure none ahangaha, murekure none ahangaha mu izina rya Yesu. Buriri byaravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, aravuga ngo dufite n'ubushobozi bw'iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye. Muri ubu butware n'ubushobozi turategeka mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu, lepatikita la shalabone dry, reka imbaraga zawe ziboneka aha hantu, reka mwuka wera w'Imana bari gukora aha hantu. Aba bantu ndabizi kubakunda, aba bantu ndabizi kubemera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwuka wera w'Imana reka manuka bakoreho, mwuka wera w'Imana reka babohore, imbaraga z'Imana reka zibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana fire, umuriro w'Imana fire, umuriro w'Imana. Reka mwese muzamura amaboko yanyu, aba bapfukamye hano muzamura amaboko, mupfukame muzamuye amaboko kugira ngo mwemerere Imana ko ishobora byose. Kuzamura amaboko bisobanuye kutsinzwe mu mutima wawe. Muzamura amaboko yanyu kandi ntimubigire imikino. Turi kumwe n'Imana aha hantu, turi kumwe n'imbaraga z'Imana. Hore bene shekere bone dry, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbaraga z'Imana ore poketa la shala, reka imbaraga z'Imana zikore imirimo ikomeye. Dotele bone dry, imbaraga z'Imana uve mu marimbi mu izina rya Yesu. Dore birara bikwirukankana, dore birara bikwiruka, ntabwo ujya usinzira, urarurwana n'imbaraga z'imyuka mibi. Guhera uyu mwanya ubohoke mu izina rya Yesu. Ndakubohoza mu mbaraga z'amasengesho, ndakubohoza mu mbaraga z'Imana ishobora byose, ndakubohoza mu mbaraga z'Imana y'amahoro. Imana y'amahoro iguhindura ubuzima, Imana y'amahoro iguhindura amateka, Imana y'amahoro iguhindura ubuzima, Imana iguha 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 ubuzima mu izina rya Yesu. Turubuzima, imbaraga z'Imana, turatura gukora kw'Imana, turatura ineza y'Imana, turatura imbaraga z'Imana mu izina imbaraga z'Imana zikora imirimo y'ubutwari, imbaraga z'Imana zibahora ubu bwoko mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwuka wera w'Imana, gukora kw'Imana kuboneke mu ruhande rw'aba bantu mu izina rya Yesu. Reka duhaguruka bari bapfukamye, mukomeze muhagararaho muri, mukomeze muhagararaho muri, mukomeze muhagararaho muri. Papa Divine ukomeze ushyireho uburinzi abantu be kwegera. Mukomeze muzamura ibiganza byanyu. Abantu bemeye kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wabo barahari? Mwari musanzwe mukijijwe cyangwa ntago mwari mukijijwe? Ntago mukijijwe, mwasubiye inyuma, mwaraguye. Imana ibaha umugisha. Muzamuye ibiganza byanyu muvuge ngo mwami Yesu. Musubiremo ngo mwami Yesu. Guhera uyu mwanya imitima yacu iratsinzwe, itsinzwe n'ijambo ryawe. Twakoze ibyaha, twaraguye, twasubiye inyuma, ariko uyu mwanya tukimara kumva ijambo ryawe, imitima yacu twemereye gutsindwa. Tubabarira ibyaha byose twakoze,
Kristo. Ngaho mukomere Imana amashyi menshi cyane. Mana data wa twese, turagushimye ko mwijuru impundu zivuze. Mwijuru iyo hano hihanye umuntu umwe mwisi impundu ziravuga, ibirori bigakoreka. Hano hihanye abantu barenze 20. Uwiteka ikirori nigikomeze gihabwa icyubahiro mwijuru. Natwe turi hano mwisi tuguhaye icyubahiro. Dukomeje kuguhimbaza, imitima yacu ikomeje kuguha icyubahiro mu izina rya Yesu. Ubu ngubu bana n'abakristo bacu, yego mwakagombye kuba mwatwakiriye mugashyira nk'agahema hano ko kwicaraho, ariko nimwiyicarire mwe mwabaye abakristo, mwicaraho ngaho, mwicare murambye rwose. Hasi nyine, hasi ntacyo muba. Shimwe, ariko njyewe ejo bundi ndikuza nahaciye 2 z'ijoro. Ntabwo biri kumva imbaraga z'Imana. Ntabwo Imana iginanirwa guhindura ubwoko bwayo. Iki gihugu Imana iragikunda. Hazagera n'igihe muzajya mugenda bukabakeraho kubera sekirite, kubera umutekano. Haleluya. Ndabizi mufite ihungabana ry'intambara, muvuye mu ntambara buno vuba, sibyo? Siko bimeze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimuhinge, nimucuruze, mwunguke, mwubake ama-etaje meza, mugire iterambere. Imana yabagendereye. Ariko abantu babyumvise bazamuye icyubahiro cy'Imana. Icyubahiro ni cyande yemwe. Ariko bantu bacuranga ntabahari. Ntago twashyiramo injyana ngo twumve. Tuyishyiremo. Ngo icyubahiro ni cy'Imana. Ayiwe, ngo icyubahiro ni cy'Imana. Haleluya, ngo icyubahiro ni cy'Imana. Ayiwe, ngo icyubahiro ni cy'Imana. Ngo icyubahiro ni cy'Imana. Icyubahiro ni cy'Imana. Ngo icyubahiro ni cy'Imana. Ayiwe, ngo nimuyongera n'ikindi. Mana wa nimuyongera n'ikindi. Amina, haleluya. Reka mbabwire, sibabwiye ko navukiye inaha. Njyewe najyaga ya kugura amasaka, ngiye gushigisha ubushera. Ubushera. Ubu wandeba wamenya ko nabucuruje. Uzi ikintu cyabinkuyeho. Uzi ubu bwiza mfite. Pale. Ubu bwiza mfite. N'iri jambo ry'Imana mfite. Ni ukubera Imana. Nanjye nambaraga ibirenge. Yamaye nka data. Nambaraga ibirenge nkaza kurangura amamera hano. Haleluya. Nkashahika ku mugongo. Nkagenda nkajya kubeta. Nkajya kubeta. Ariko nkabeta nsenga Imana. Nkabeta nubaha Imana. Imana ikagibwira ngo nzakugirira neza. Nzaguhindurira amateka. Nzagukoresha iby'ubutwari. None ntagiri kunkoresha iby'ubutwari. Ariko mwaretse tugashaka Imana. Ariko mwaretse tugakunda Imana. Ariko mwaretse tukemera Imana. Niko ubu ntago muri kureba inkweto nambaye. Aya maguru yambaye ibirenge. Nkajya manuka hano nkagera Imema nikoreye amasaka. Pepera Yesu. Pepera Yesu. Pepera Yesu. Ariko ntago mushaka guhindura
nuko bitinda kuza uri umuntu nk'abandi nta tandukaniro Imana ikwibutse none ejo abantu bakukoberwa ariko ndafashijwe ariko mwapepeye Yesu we ariko mwapepeye Yesu we ariko mwakunze Imana mw'abantu mwe mwakunze Imana nabazana ijambo rivuga ngo mubyuke murabagirane mubyuke mu byaha mubyuke mu moko mubyuke mu mwijima mubyuke muve mu bapfumu mukurikira Imana rurema ariko Imana urwara ikagukiza Imana igukarabya ikagusiga ikakwambika ikakugaburira ikakunogereza mwarebye bariya bagabo ukuntu bari kubyinira Imana hano Imana yababeshejeho ku itegeko bwira mugenzi wawe ngo ndiho ku bw'itegeko ry'Imana mubwire ngo uriho ku bw'itegeko ry'Imana ariko iki gice kiri hano ntago murimo mufashwa mwabaye iki imitima yanyu iracyaboshye Imana ibabohore mu izina rya Yesu Imana ibabohore mu izina rya Yesu mubohoke Imana yantumye ngo mubyuke murabagirane abandi bantu Imana yantumyeho n'abantu b'abacuruzi bacuruza amabuye y'agaciro abandi n'abantu bajya gucukura amabuye y'agaciro haleluya abandi n'abantu badasinzira abarwayi Imana irabakiza nimuhumure Imana irahari abantu bagutega iminsi we ngo ugiye gupfa babwire ko atari bo bagena igihe cyawe cyagenwa n'Imana ntago uzapfa baguteza amahembe ntago uzapfa baguteza inyatsi ntago uzapfa twazanywe no kubasengera mu izina kandi ibyo twazanye turabibaha mu izina ubuzima buhinduka mu izina ariko se amen Imana ishimwe cyane twazamura icyubahiro cy'Imana icyubahiro si cy'Imana yacu ariko dutinde hano cyangwa tuzitahire ejo dutinde hano itorero n'izindi minsi nyinshi ni ukuri Imana ibahereza umugisha hari abantu bashaka ko tubonana by'umwihariko hari umuntu ukeneye ko tubonana by'umwihariko naberetse mube muretse gatoya cumbitse hariya kuri guest hariya murahazi umuntu wese unshaka ejo guhera saa ansange umuntu wese unshaka ko tubonana by'umwihariko ushaka isengesho
ejo azahansange musengere dusengera ibibazo by'abantu bitandukanye. N'uyu mwanya tugiye kubasengera. Haleluya. Ariko turagusengera twarangiza tukagusiga n'amavuta y'umugisha aturuka muri Isiraheli, ya yandi Mariya yasize ku birenge bya Yesu. Hari amavuta Mariya yasize ku birenge bya Yesu, abayazi muzansange. Iyo yasize umurwayi arakira mu izina, iyo yasize umuntu ufite inyatsi arangira mu izina, iyo yasize umuntu nta muntu wakuroga ngo bugufate mu izina. Mbese ayo mavuta ni ya yandi basize ku birenge bya Yesu. Ayo mavuta ababuze urubyaro iyo tuyabasize bararubona mu izina. Abingo zananiranye zirakomera mu izina. Abakobwa bazinzwe babuze abagabo bakora ubukwe mu izina. Ayiwe, ariko muzi ibintu byababayeho, ntago muzi ibintu Imana yabakoreye, ntago muzi ibintu Imana yabakoreye. Nta gaciro muri kubiha, ariko ntago muzi ibintu Imana yabakoreye. Message y'abantu hano, hari abantu bajya gucukura amabuye y'agaciro, barahari, bazamure turebe. Uvuyeyo te message yanyu mugomba gusengerwa mu izina. N'ababosi banyu ufite message yabo bagomba gusengerwa mu izina. Hallelujah. Reka dutere haleluya eshatu, rimwe kabiri gatatu. Okay, ngaho abantu mwongere mwegerane gatoya, tugeze mu mwanya wo gusengera abantu. Mwigireyo kugira ngo musige umwanya hano hagati. Mwigira inyuma. Umuntu ndi bujya mvuga abari wujuza nsange hano, kandi mutagize umuvundo, mureke ibintu by'imikino, mwagize umugisha w'Imana. Siko bimeze.
mwigire abami ikibuga, dukeneye ikibuga. Naha mwigire inyuma, twe turahari kandi imyanya inyuma aho irahari. Oya nta bantu bahari, imyanya irahari. Mushaka kwegera umutambyi igorata. Haleluya! Bwira umuntu muri kumwe ngo birahindutse. Mubwire ngo birahindutse. Mubwire ngo nuba amaso urabona Imana. Abantu bari maso dutere haleluya. Shaka gusengera umuntu urwaye imihango idakira. Mureke ibintu by'imikino. Umuntu wifitiye ikibazo cyo kurwara imihango idakira, aze musengere, ukuboko kw'Imana kumukoreho. Ntabwo mubizi? Ni abagore cyangwa abakobwa? Ntabwo muri kumva? Nazamura ikiganza ahari. Oya ntabwo ari umugabo. Yaza nta kibazo. Ni umugore wawe? Uwo muntu natera intambwe tumusengere. Kabiri, umuntu ufite ikibazo cy'amatwi, umuntu ufite uburwayi bw'amatwi, afite ugutwi kwe guhora guhondamo ingoma buri gihe, uwo muntu natambuke hano tumusengere. Kuri guseka ni wowe twavuze urwaye bwa burwayi? Ni amatwi, nawe ni amatwi. Wowe urwaye iki? Ariko kuki mukunda imikino? Ubwo urabona twaje hano gukina wowe? Niba urwaye ngwino udaseka, nta mikino iri hano, sibyo? Muzehe ubirwaye imyaka ingahe? Wowe urwaye iki? Ese aba bantu ko batinya kuvuga uburwayi bwabo ni iki? Ni ubujiji. Muzehe ubimaranye imyaka ingahe? Nyine ubimaranye imyaka ingahe? Ubu uri kumva cyangwa ntabwo uri kumva neza? Ubu uri kumva neza? Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndamusengeye guhera uyu munsi n'iyi tariki ntazongere gupfa amatwi. Izi ngoma zivugira mu matwi ye ntazongere kuzumva, none n'iteka ryose n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu, amen. Igendere. Wowe ubimaranye imyaka ingahe? Haguruka. Ubimaranye imyaka ingahe? Ubimaranye imyaka 4. Byagufashe gute? Amafirimbi mu matwi n'ibihondesho buri uko uryamye. Utuye hano hafi? Utuye Masisi? Waje inaha mu kazi? Muryango wawe ubi Masisi? Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana isumba byose, nsanzwe nzi kukora kandi ukiza. Aya mafirimbi ahora mu matwi ye n'ibihondesho, guhera uyu munsi ntazongere kubyumva,
none n'iteka ryose n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Ntabwo uzongera kubyumva. Hanyuma zana hano ibiganza byawe, gira gutya. Ibi biganza byawe nta mugisha ubibamo, ubamo cyangwa ntawe ubamo? Ntawe. Kandi urashakisha ugashyiramo imbaraga zawe zose, ntaho utaragera. Warashakishije ukibaza ngo ariko nakoze iki? Abagabo mwanganaga cyangwa bose bateye imbere, ni wowe usigaye. Yego, wibaza icyabaye. Haleluya. Imana imubohore cyangwa imureke? Imubohore mu izina. Bakurogeye mu ifu y'inzoka. Ifu y'inzoka niyo bakurogeyemo. Bamuroze barogesheje ifu y'inzoka. Niko Imana inyeretse. Ubundi umuntu yakurogesheje akuroza akoresheje inzoka. Inzoka yitwa iki? Umuriganya. Inzoka yitwa iki? Umuriganya. Umuntu ukurogeye mu nzoka, ikintu cyose ubonye kiragenda utazi uburyo kigize gute kigiye. Uranakibona kikagera mu biganza byawe ariko ukayoberwa aho giciye. Niba wari wateguye kubakamo inzu, urugero amafaranga akagushirira, ukagira ngo abantu bose bamenye ko wabonye iki? Amafaranga. Ukumva umuntu araguhamagaye ngo ewana sunikopeshe $100, undi akaguhamagara ewana sunikopeshe $1000, undi akamuguhamagara ewana, ugasanga amafaranga ashize mu biganza byawe utageze kuri ya gahunda wari wateguye. Ibyo bintu murabyumvishe? Birahari cyangwa ntago bihari? Uyu mugabo afite icyo kibazo. Noneho Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, si waje nahagushakisha, si waje nahagupagasa. Ndakuzi, si ubwa mbere umbonye, ariko guhera uyu munsi Imana ihumanuye ibi biganza byawe. Bamuroze adahari, babikoze atabizi, none Imana yacu ibihishuye nabo badahari kandi bikuyeho badaha. Uzagenda ubasimbuka, uzagenda ubabanaho, bazajya bagucukurira imva. Imana nayo izisiba mu izina. Ariko rasi nkundi ivuga ngo bwira abanzi bawe bicecekere, inzoba bacukuye bazitere mu insina. Bwira abanzi bawe bicecekere, inzoba bacukuye bazitere mu insina. Amina, haleluya. Ariko ndafashijwe, ariko sha muri beza. Mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Muhobere cyane umubwire ngo uri mwiza, urasa n'Imana. Ariko abantu bari ubwiza bw'Imana mupepere Yesu. Abantu bari kumva Imana iri hano mupepere Yesu. Ariko Imana irahari cyangwa ntabwo ihari? Uyu mugabo ntago muzi. Ngewe navuye hano afite imyaka 15. Uyu ariko ibintu Imana ikubwiriye muri aba bantu urabyiyiziho cyangwa ntago ubyiyiziho? Ndabizi. Ngo arabizi. Imana ireba aho tutare. Imana ibaha umugisha guhera uyu munsi. Nta muntu uri hano ngo uyu mugabo muheshe umugisha. Nta muntu wampa amafaranga 1000. Kwariko Imana imbwiye kugira ngo agire amafaranga ngiye kuyamuha kubera ko ndi umutambyi. Birahita birangira. 1000. Mbega
reka mbabwire rino jambo, uwo ni umwuka mubi wo gupfobya amafaranga yanyu. Handitseho inoti y'igihumbi, ijana haba handitseho amazero abiri, aya ni igihumbi. Igihumbi ni umushandiko, uriya mushandiko ni ibihumbi 10. Milifura nyine ni mu rundi rurimi rw'amahanga, ariko mu kinyarwanda nyacyo ni inoti yangahe? Ni inoti y'igihumbi. Reka mbasobanurire neza. Zana aya ngaya n'aya manini n'ayahe? N'aya? Aya niyo ijana. Iyi ni samfura. Iyi ni samfura. Samfura ni ijana. Oya, twebwe turi mu gikorwa cy'ubuhanuzi. Ni ubuhanuzi tugiye gukora. Aha, mutega amatwi. Aya mafaranga nta kintu yagura. Yagura iki? Ibiro bingahe? Ariko kubera ko uyu mugabo bamuroze, bakamuroga ikintu cyitwa inyatsi, kugira ngo ibiganza bye byakuzigera bifata amafaranga. Njyewe nk'umutambyi natuye amagambo akomeye kuri aya mafaranga. Guhera uyu munsi wa mugabo we, iyi noti ntuzayikure mu mufuka wawe. Niba wari udafite n'ayo kurya ntuyarye. Iyi noti igiye kuguhindura umukungu, kubera ko ari Imana ibivuzeho, kubera ko ari neza Imana iyiguhaye. Ntabwo nkuzi, nanjye ntabwo nzi, ntacyo dupfana kugira ngo nyaguhe, ahubwo n'ijwi ry'Imana rimbwiye ngo kugira ngo urogorwe n'iyo myuka mibi, ndambika amafaranga mu biganza byawe. Ariko ntabwo mwazamura icyubahiro cy'Imana. Nababwiye ngo abantu banshaka ejo tuzabonana. Mfite amavuta atanga umugisha yavuye muri Isiraheli. Hanyuma hari abantu bashaka ko mbahesha umugisha. Murahari? Nakurangirije. Mana, mu izina rya Yesu. Haguruka. Ariko ukunda guseka. Uri umudamu? Abana bangahe? Ariko mana, ufite umwana umwe? Ufite ikibazo cy'amatwi? Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana igira ibanga, uri Imana nziza. Urakoze ko guhera uyu mwanya umukijije atazongera kurwara buriya burwayi, kandi umuhaye gushima mu izina rya Yesu. Wowe mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose. Urakoze kumukijije mu izina rya Yesu, ntabwo uzongera kurwara ukundi. Aka kana kawe Imana igakuyeho urupfu. Wabyumvishe? Zamura icyubahiro cy'Imana. Uyu mwana wawe Satani yaramwibye, ariko Imana imuhaye kurama no kubaho. Ariko mwambabariye mugaha Imana icyubahiro. Mwambabariye mugaha Imana icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Ni wowe waruje gusengerwa, ariko Imana ibonye ikihutirwa ari umwana. Imana iramukijije, iramwongereye iminsi yo kurama. Uyu mwana azakomera. Uyu mwana ni umunyamugisha.
umugisha kandi nawe iguhaye ubuzima mu izina rya Yesu. Ariko mwambabare mugapepera Yesu wanje. Haleluya, haleluya. Wa mudamu wari ufite umwana urwara igicuri yamuzanye. Ari hehe? Ari hehe? Oh, uyu mwana ari muri koma. Ni umwuzukuru wawe. Mana data wa twese, umwuzukuru w'uyu mubyeyi yitwa nde? Yesu uri mu ijuru, urumva urashoboye. Uyu mwana uri muri koma bimeze bite Mana? Urakoze Uwiteka, urakoze mwami wanje, urakoze. Ndi imbere y'Imana n'abantu bangana gutya, ikiganza cy'Uwiteka gikoze kuri uriya mwana uri muri koma. Ntabwo apfuye, ahubwo Imana imuhaye gukira mu izina rya Yesu. Ariko mwazamuye icyubahiro cy'Imana, mwazamuye icyubahiro cy'Imana, Imana yacu. Haleluya. Uramwizerera? Arwaye igihe kingana iki? Umwaka hafi n'igice biri gushira. Yego. Ariko tutarasengera n'uriya murwayi, nawe ubwawe ufite inyatsi. Ikindi ufite uruzerero, ukindi ufite icyangiro. Upromisingwa, ntago ndabivuga gute, abantu bagusezeranya ibintu ntibabiguhe. Nibyo cyangwa ndakubeshya? Urorora ukagura ihene, ukagura ibiki, ntabwo umenye naho biciye, birapfa bikipfisha, yego cyangwa oya. Ariko mwabaye gute? Ariko mumeze gute? Kuki mutari guha agaciro ibintu Imana yakoze? Aragenda agakora, agapagasa, akagira gute? Ariko ibyo akoze byose birangira bipfuye. Agura ihene zigapfa, akagura ingurube zigapfa, akagura amatungo agapfa. Nigakuremo. Dore ngayabanye, mwayabanye. Hari umuntu ushaka kubaho kuri hano? Hari umuntu ushaka umugisha uri hano? Hari umuntu ushaka kuva ku rwego rwa moto akagura imodoka? Hari umuntu ushaka kuva ku rwego rw'ubukode akubaka inzu ye? Oya, mureka kuvuga ngo yego ngo urumva ngo nyanyanga. Mwitonde. Hariya Papa Divine, mutuze Mana mu izina rya Yesu. Ni murumuna wawe? Sengeye mwene se ntawe uhari, ntago bamugejeje hano. Mwene nyoko, biriya bintu arwaye ni ibintu bamuroze. Nega amatwi, ni ibintu bamuroze.
n'urwagasi. Ibyo bintu urabyumvishije, kandi nawe bakuroza ibintu bikuvuga ngo ntuzatere imbere. Ugura ihene igapfa, wagura inkoko igapfa, wagura inka igapfa, wakubaka inzu ukayita, uhora ugenda n'ibyawe ntubibamo. Ndagira ngo aba bantu bari hano sinkuzi nawe ntunzi, ese ibintu Imana ikuvuzeho nibyo cyangwa ndi kubeshya? Bihamirize bano bantu. Nibyo nukuri. Zamura mikoro uvuge cyane nayiguhaye. Nibyo birumvikana. Ibyo Imana ivuze nibyo, ariko Imana iravuga cyangwa ntagivuga?